Muraho neza ndabasuje cyane nitwa Olive. Ndabashimiye mwebwe mwese dukomeza kubana hano tuganira ku makuru yose ajyanye n'ubuzima. Maze gusobanukirwa ko hari indwara nyinshi ndetse zirimo n'iz'ibikatu nka kanseri, diyabete, umwijima, rubagimpande n'izindi zikomoka ku mirire, natangiye gusoma ibitabo bitandukanye ari nako nganira n'impuguke mu mirire, mu buvuzi bw'umwimerere, mu butetsi ndetse no mu bumenyi bw'ibidukikije. Nibwo natangiye kwegeranya amakuru yose, ntegura ibiganiro bizafasha buri wese kwirinda no kwivura twifashishije ibimera ndetse n'ibiribwa. By'umwihariko buri kiribwa ndabasobanura byimbitse uko gikoreshwa, inshuro ugomba kugifata, uko wagitegura ku ifunguro ndetse n'indwara cyakurinda. Icyifuzo cyanjye ni uko iyi video izafasha buri wese uri mu rugendo rwo kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwembe cyangwa se mango mu rurimi rw'icyongereza. Umwembe ni urubuto rwubatse izina cyane cyane mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse n'amajyepfo ya Aziya. Abahanga bagaragaza cyane ko iki gihingwa kimaze imyaka irenga 4000 gihingwa. Hariho amoko agera ku 100 y'imyembe, akaba agiye atandukanye mu buryohe, ibara ndetse n'ingano. Umwembe ntabwo uzwiho kuryoha gusa, ahubwo ukungahaye no ku ntungamubiri nyinshi umubiri ukeneye umunsi ku munsi. Nk'uko tubikesha Healthline, amagarama 165 y'umwembe utavangiye fresh mango, ni ukuvuga ikirahure kimwe, ugizwe na karori cyangwa se ingufu 99, proteine amagarama 1.4, isukari carbohydrate garama 24.8, ibinure cyangwa se fat garama 0.6, ibyongera imikorere myiza y'igogora fiber amagarama 2.6, vitamine C 67%, kopa 20%, vitamine B9 18%, vitamine B6 15%, vitamine A 10%, vitamine E 10%, vitamine ya K 6%, vitamine ya B3 7%, ndetse na vitamine ya B2 5%, potassium 6%, magnesium 4%. By'umwihariko igikombe kimwe cy'umwembe kiduha 67% bya vitamine C, ifite akamaro mu gukora abasirikare b'umubiri bashinzwe kurwanya indwara ndetse no gufasha umubiri kwinjiza fer cyangwa se iron mu mubiri, kandi ikagira uruhare mu gukura no gusana uturemangingo. Umwembe kandi ni isoko nziza ya kopa ndetse na vitamine B9. Izi ntungamubiri ni ingenzi cyane cyane ku bagore batwite kuko zifasha mu mikurire myiza no mu iterambere ry'umwana uri mu nda. Umwembe ufite isukari y'umwimerere ugereranyije n'izindi mbuto kuko ifite amagarama 24.8 mu gikombe kimwe. Ibi bishobora gutuma wibaza ko iyi sukari yaba iteye impungenge ku bantu bafite indwara zifitanye isano n'isukari nka diyabete. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2020 bwerekanye ko kurya imbuto n'imboga bikungahaye kuri vitamine C na carotenoid bishobora gufasha kwirinda indwara ya diyabete. Umwembe ufite izi ntungamubiri zombi ku bwinshi, bityo ugira uruhare rwiza mu guha isukari nziza umubiri ukeneye. Umwembe ufite ibintu byinshi byiza bituma uba mwiza cyane ku buzima bw'igogora ry'ibyo twariye. Icya mbere, urimo itsinda rya enzyme zifasha mu igogorwa zitwa amylase. Izi enzyme zifasha gutunganya ibiribwa bininimo uduce duto duto ku buryo umubiri ubasha kubyakira ukabikoresha. Ikindi kandi umwembe urimo amazi menshi na fiber bifite akamaro gakomeye mu kuvura impatwe cyangwa constipation. Si ibyo gusa kandi umwembe ukungahaye ku ntungamubiri zifasha amaso gukora neza no kugira ubuzima bwiza. Hari uburyo butandukanye bwo guteguramo umwembe. Uburyo bwa mbere, ufata umwembe ukawoza neza, ubundi ukawukatamo uduce ukawurya. Ni uburyo bworoshye kandi bufite intungamubiri nyinshi ku buryo uzifata zose uko zakabaye. Ikindi ni ugufata umwembe ukawoza n'amazi meza, ugakata uduce ugashyira muri blender ugakora umutobe w'umwembe. Ibi nabyo ni byiza cyane ku bana bari hagati y'umwaka ndetse n'imyaka 3 kuko bibafasha bikabahereza intungamubiri kandi bikanaborohera gufata uwo mwembe. Icya gatatu ni ugukora smoothie y'umwembe, aho ufata umwembe ukawuvanga na yogurt cyangwa se amata, ushobora no kongeramo umuneke, ubundi ukabiblendinga neza kugeza igihe byoroshye bigasa nk'igikoma kimeze neza, ubundi ukagenda ubinywa. Ibi ngibi bikize kuri proteine ndetse na vitamine nyinshi cyane.
Ushobora nanone no kurya umwembe nka salade igihe ufashe umwembe ukongeramo imboga nka kokombure, hari abongeramo avoka, igitunguru, inyanya mbisi cyangwa se strawberry n'ubundi bwoko butandukanye bw'imbuto ushobora kwifashisha muri salade, ubundi ugakamuramo neza indimu ndetse ukaminjiramo akunyu gakeya kugira ngo byongere uburyohe. Ubundi buryo bwa gatanu, hari n'abahitamo gufata ice cream y'umwembe, ntabwo ari mbi ariko nanone kuyifata igihe kirekire ni mbi ku menyo kuko buriya bukonje bugira ingaruka zikomeye ku menyo, cyane cyane iyo ubifashe igihe kirekire ndetse ukabikoresha n'inshuro nyinshi mu cyumweru. Nibagiwe kandi n'abashyira umwembe ku mugati. Hari ababikoresha cyane mu gitondo iyo bari gufata breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo, bagakatakatamo uduce twinshi bakawushyira ku mugati. Ikibazo benshi bahuye nacyo ni ingano ugomba gufata y'umwembe. Benshi barabyibaza, ese ndi umuntu mukuru nafata umwembe ungana gute? Ese ku mwana namuhereza umwembe ungana gute? Ku bantu bakuru umwembe umwe urahagije ku munsi, ndetse no ku bana bari hagati y'amezi 6 na 12 byibuze ibiko 2 kugeza kuri 4 ku munsi birahagije. Igihe umwembe wawunombye neza ukawubahereza ibiko 2 kugeza kuri 4 birahagije. Naho abari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3, hano ufata umwembe ukawukatamo uduce duto duto biborohera kumira, maze agafata 1/4 cy'umwembe kugeza kuri 1/2 cy'umwembe ku munsi, cyangwa se inshuro 3 kugeza kuri 4 mu cyumweru. Kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 10, hano bafata byibuze igice cy'umwembe wose ku munsi, cyangwa se inshuro 3 kugeza kuri 4 mu cyumweru. Umwembe ni urubuto rwiza cyane rukungahaye kuri vitamine n'ibifasha umubiri, ariko ni ingenzi cyane kurya mu rugero. Irinde kurya umwembe mwinshi icyarimwe kuko bishobora kugutera mu nda cyangwa se bikagutera impiswi. Ndabashimiye cyane, mbararikira gukurikira n'indi video ikurikira, dukomeza kunganirana no gusangira ibitekerezo ku mikoreshereze y'ibyo kurya ndetse n'ibimera. Ibuka gukora subscribe, like ndetse usangize n'abandi iyi video. Murakoze cyane, muba amahoro.